tugiye kuganira ku birebana na siporo. Yes. Kugira ngo dufashe abadukurikiye ndetse natwe ubwacu gusobanukirwa neza gukora siporo n'imbogamizi zigiye zibamo cyangwa se n'ibibazo bitandukanye abantu bahuriramo. Ntangire mbabaza mwebwe uzobereye mu bintu by'imirire ndetse no ku buzima. Ubundi ni iki umuntu yakariye arangije gukora siporo? Kuko hari abantu bavuga bati ngiye nkora siporo ariko ugasanga nimba afite na gahunda yo gutakaza ibiro tuvuge n'urugero cyangwa se kugira ngo akure imyanda mu mubiri ntabigeraho, kandi wenda akora siporo niyo itabihagije ugasanga arayikora, ariko wenda abantu babisobanukiwe nkamwe n'abandi nyine abaganga kuvuga ati ikibazo kiri mu byo urya. Ushobora gukora siporo ariko ugasanga urya nabi, kandi ibyo mwita kurya nabi twebwe tubona ni byiza, ari byo waba uri kurya neza ubona kurya nabi. Ase ni iki umuntu yakariye maze gukora siporo cyangwa se cyane? Ubundi siporo mbere na mbere ni ingenzi ku mubiri, umuntu wese arayikeneye kugira ngo agire ubuzima bwiza, ariko nanone nyuma yo kuba wakora siporo ukeneye ibintu by'ingenzi byo kugira ngo imbaraga watakaje wongere uzigarure cyangwa se wongere uzirikipere mu mubiri, wongere ukore neza. Ariko wenda ntarinjira neza mu kibazo mbajije siporo, uko umuntu agenda akora siporo wenda atarabimenyera, hari ukuntu siporo isa nkaho ituma mu mubiri hari imyanda ikorwa ikaba yajya mu bice bimwe na bimwe. Uzakunda kumva abantu rimwe na rimwe bavuga ngo wenda bari muri siporo imbwa zirabafata. Hari ukuntu imyanda iba yitekeye mu gice runaka, ariko hakabura oxygen yo kugira ngo igende ifashe umubiri gutwika ya myanda none ivemo. Uko igenda isa nkaho itindamo ikabura oxygen yifasha kugira ngo yitwike, icyo bita anaerobic respiration, cyangwa se no mu by'ukuri inyama aho ngaho yiyaranje kugishaka ukuntu yabaho, ariko nyine yabuze umwuka mwiza wa oxygen, ikagerageza gukoresha nyine ibihari gaze carbonique, nuba nyine icika intege igahita yikanya mu buryo butari bwo. Ni ukuvuga ngo wakundi imbwa igufata abyita crampe musculaire, yananiwe gukora mu buryo busanzwe, yarushye, ibitse imyanda myinshi, nyine irananirwa igagara, itangiye kugira ibyo bita amasomazi, witure hasi uribwe, ariko mu kandi kanya nyeganyije ugakozeho ka massage ka fast aid, iyo uruhutse se wumva bivuyemo, ariko ngo kaba kabaye si ibidasanzwe bibaho kuko umubiri uranyeganyega. Iyo unyeganyije ukawukoresha n'iyo myanda tuvuga yiteka, ni icyo twita gutwika nyine. Iyo gutwika ibyo binure ubona asohora iyo myanda iranikora, kuko inyama burya tubona yikanya kwa kwene nabwo kugira ngo hagire igikorwa ni kunyama yikanya, cyane cyane izi nyama tuzi amaboko, umugongo, ikibuno, ibirenge, kugira ngo tubashe kunyeganya, tubashe kumuvinga. Buri muntu anabishijweho no kumuvinga, utanyeganyega ushobora gupfa vuba cyangwa tugira ibibazo bikomeye. Icyo gihe rero umubiri wawe ushobora kunyeganyega cyangwa ugakora iyo siporo cyangwa ugakora iyo muvuma, wagira aho unanirwa iyo myanda ibaye myinshi ntucike intege, aribwa, ushobora no kumva n'ubwonko burushye ukagira agasereri. Iyo utuje rero nyuma y'akanya ushobora umubiri muzima urongera ukagarukana imbaraga, ariko ahandi hananiwe nyine hakubwira ko hari hagize ikibazo, hananiwe, si igihe cyo kubireka rero. Rero nyuma yo gukora siporo ukeneye kurekipera, gufata indyo yuzuye, ariko iyo ndyo ikaba yiganjemo ibyo twita amavitamine n'imyunyungugu. Muri iyo ngiyo turi buze kuvugamo imwe n'imwe kugira ngo kuko ifashe umubiri kongera gusubirana imbaraga. Mu myunyungugu turaza kuvugamo nk'iyitwa ubutare cyangwa se fer cyangwa se iron mu cyongereza. Iyo ngiyo ubundi ifasha umubiri, niyo yihuza na oxygen mu mubiri, ubundi ikayifasha gutembera mu mubiri. Rero iyo uri ibiryo cyangwa se urekipeye ibiryo bidakize kuri fere, bituma oxygen yatemberaga mu mubiri iba nkeya, kandi muri icyo gihe cya siporo mu by'ukuri wari ukeneye oxygen ihagije, oxygen twabonye ko igomba gutwarwa na fere mu gihe byihuje, habayeho kwihuza. Rero uko ugenda ukora siporo ariko ukarikipera indyo ituzuye, indyo ikennye ku myunyungugu, indyo ikennye ku mavitamine,
aho ngaho bizatuma umubiri wawe ugira indi mikorere mibi itari ikwiriye. Yego ni kwa kundi uzasanga nta nyama cyangwa se inyama mbese umuntu yarananutse kuko arakora siporo ariko ntabwo abona indyo yuzuye ishobora kumufasha kongera kugira imikorere myiza y'umubiri, kongera kubika mbese no gukura kw'inyama ngo inyama ubone ko yakuze. Rero fere ni ingenzi cyane ariko kandi nanone ku rundi ruhande ukiyongera kuri icyo ngicyo iyo uyibuze ni hahandi usumva ucitse intege mbere y'igihe, ibihaha bigatangira gukora nabi. Rero dukeneye fere cyane mu gihe umaze gukora siporo, ukeneye fere cyane mu gihe urimo urarekipera mbese nyuma yo gukora siporo kugira ngo umubiri wawe ukore neza, ibihaha byawe bikore neza. Uzumva rimwe na rimwe abantu bari muri siporo barimo baragenda rimwe na rimwe wenda umuntu yaramenyereye gukora siporo ariko wenda bitewe n'uko yariye nabi wenda mu masaha ashize ugasanga arushye vuba ariko kandi yari asanzwe akora siporo. ese bari abantu dukurikirana feri twayikoreye hari nanjye bonzanye kuboneraho nyine y'umunsi. Ubundi feri ngo feri iboneka mu buryo bitandukanye no mu isombe. turabanza kwibanda ku bikomoka ku matungo, harimo ibikomoka ku matungo cyane dukunze gusangamo fere ni nk'inyama y'umwijima n'inyama zo mu nda zimwe na zimwe. Uvuga buriya tuvuye muri siporo ushatse ahita ugica ku cyokezo twirira nk'umwijima agahita ashyira ka komare ngo tupuroshete tungahe tw'umwijima. Byaba ari sawa cyane. Noneho ese ko ari abantu bashaka kugabanya ibiro, turashaka gutwika ibiro niturya umwijima ibiro ntibizibere. ahubwo hari ikindi biraza kugendana. Hari ahantu watubwiye ko iyo umuntu akoze siporo ariko nyine akarekipera nabi agafata nyine ibyo bintu bitarimo feri tukiri kuri feri yo ko atayibonye ashobora kunanuka kuma nyine n'amaraso. Rero bishatse kuvuga ko mwese umuntu ashaka gutakaza ibiro ashobora kujya akora siporo akarekipera nabi. Ese nta zindi ngaruka ubundi bigira usibye kuba wananuka nyine? Ko tuvuga n'urugero ushobora gukora siporo cyangwa ashaka gutakaza ibiro avuga nzajya ndekipera nabi, ndajya nkora siporo nyinshi ariko sindekipera. Ntabwo twahita tubyita ko nawe ndekipeye nabi, ahubwo iyo ushaka gutakaza ibiro objectif yanjye ni ugutakaza ibiro. Ibiro nuguhita wibaza ku bundi ibiro bizanwa n'iki? Ni ibiro by'amagufa ushaka gutakaza, ni ibiro by'inyama ushaka gutakaza, ibiro by'ibinure. Rero ibinure ntabwo byongerwa na feri niba ari kuri ya feri cyangwa se ibikomoka ku matungo. Ibinure byongerwa nuko wariye ibinyamasukari, ibinyamavuta cyangwa ibintu bikize ku masukari n'amavuta. Niba tuvuze yenda ibikize ku masukari harimo isukari ubwayo bwite, kuko uyu mubiri utabashije kuyikoresha ngo uyitwike uyihinduramo ibinure, babyita glycogenose ntibeshye. Niba ndi ibinyamavuta tuvuge ndiyemo inyama zitukura, niriye akabenzi nakavutuye, niriye nkwereye inzoga. Buriya n'inzoga hari ukuntu ifasha umubiri gukora ibinure mu buryo bworoshye cyane cyane iyo urya n'izo nyama. Hanyuma ibyo binyamavuta ndi kurya amavuta menshi buri munsi, ibyo bintu bizongera ibinure mfite. None rero muri recuperation yanjye ntabwo nzaryamo byongera isukari byinshi cyangwa se bifasha umubiri guhita ubona isukari buke. Nkanjye ubu ngubu ntabwo nafata isukari iri simple, ya sukari y'iyi itukura y'amafu twongera mu cyayi, iyo ngiyo ndayireka. Si uko umubiri wanjye udakeneye isukari kandi ngomba kubona isukari byanze bikunze, kuko umubiri utabonye nanone glucose. Ubwo hari isukari ebyiri tujya twitiranya, hari isukari twongera mu cyayi, hakaba n'isukari umubiri ukoresha yitwa glucose. Iyo glucose ni isukari umubiri wikoreye ariko nawe uyikomora hehe? Ifite nyine amasukari mu miterere yabyo, tuvuge nk'ibijumba, ibirayi, akawunga. Ibyo nyine byifitemo ibyo bita amagliside umubiri yakuramo bya biterambaraga ya glucose. Yewe iyo umubiri umaze no kutwika tuvuge nko kwa gukora siporo, ibi binure mfite niyo mpamvu dukora siporo nyine. Ibi binure mfite kubera ko umubiri ukoresheje ugeraho umara cyangwa ukagabanya ya sukari yari mu maraso isanzwe y'ibyo wari uwo munsi ukajya kubikuza. Ujya kubikuza hehe? Ahandi wabitse ibinure.
ubundi ibinure ubwabyo ntabwo byikanya, nta kandi kazi bikora uretse kuba ari reserve iri aho ngaho upanze. Ibi mfite ku nda ni reserve, nta kintu bishobora kumarira mu kandi kanya uretse kuba nakoresha umubiri ukajya kubikuzayo ukabihinduramo glucose ngeneye hanyuma ukampa imbaraga. Niyo mpamvu gitangira siporo ushobora kumva ucitse intege, uko ukomeza mu kandi kanya kumva imbaraga zitangiye kugaruka. Zituruka he? Umubiri ujya kubikuza ahandi wabitse muri bya binure biri ku nda, bya binure biri no mu mwijima. Umubiri utangira gukora icyo bita glycogenolise, bya binure umubiri ugatangira kubitwika ukabihinduramo glucose ukeneye hanyuma ukabona imbaraga, ariko nabwo bya binure bigatangira kugabanuka. Ako niko kamaro kamwe siporo ifasha abantu babyibushye kugira ngo batakaze bya biro banamere neza. Kandi nshaka gutakaza inda nzakora siporo hanyuma nige ibinyamasukari, ibinyamavuta n'amaproteine atari menshi. Ariko nk'umusportif nkeneye kurya, nzarya ikiriro, nzarya iby'umubiri wanjye. Umubiri wanjye ntabwo uri ibinure, ariko umubiri wanjye ukeneye yenda energy kugira ngo ubashe guperform. Nshobora gukoresha isukari, nyikuye hehe? Nyikuye kurya ibirayi. Sirya amafiriti, nkarya ibirayi bitogoshe cyangwa bitetse ukundi kuntu, ngira ibijumba n'imyumbati. Ibyo nabyo bitera imbaraga kandi umubiri uzabikuramo ya glucose ngeneye. Nshobora no kurya imboga, nkanywa n'akaji kari naturel nkagakora. Nshobora gukora akaji k'inanasi, nakora ji ya orange, nakora ji utuji dutandukanye. Turiya twose dufite isukari nziza bita fructose, itari ya saccharose, itari ya sukari y'ibisheke twaguze yarakozwe yarabaye crystallisé. Sinjya ndavuga ko ibisheke ari bibi, ibisheke ni byiza, ariko ya yindi yo mu ruganda buri gihe bayahindutse yatwongeramo, izongera bya binure cyangwa se izatanga ya sukari nyinshi dushaka. Ubwo rero nunganiraga muganga mubwira nutritionist, mubwira kugira ngo byorohe. Hanyuma nk'umuphysiotherapist, nk'umuntu ufite ubumenyi kuri siporo, iyo ni imwe mu nzira twakwifashisha. Hanyuma ya feri tukaba twayikura nanone muri bya byo kurya. Wa mwijima of course ushobora kuwukoresha, ariko niba yenda ukomoka ku matungo ukaba watwogerera ibinure, dushobora no gukoresha ibindi bintu bikize kuri feri, za beterave, isombe n'ibindi, spirulina, epinari. Twagarutse wari ugikomeza ya feri, tugarutse ubwo nyine kugira ngo abadukurikiye bakomeze basobanukirwe neza. Tugarutse kuri ya recuperation y'umusportif. Yego, twagarutse ku nama nanone kandi ku bijyanye n'imirire ushobora kugira nk'umuntu ukora siporo arashaka kurikipera, ariko kandi arashaka no gutwika ibinure, arashaka kugabanya ibinure mu mubiri. Inama twabagira nanone kandi ikomeye kuri iki kintu, hari abantu bakunda gukora siporo bakaba barangiza bajya kurikipera, basoza siporo bakajya kurikipera, bakanywa agasembuye, alcohol. Ntabwo biba byiza cyane ku muntu uri gushaka kugabanya ibinure mu mubiri cyangwa se uri gushaka kugabanya ibiro, kubera ko buriya igarama rimwe rya alcohol ritanga kalori 7. Kuvuga iyo uzitwitse uritwitse igarama rimwe rya alcohol ritanga kalori 7. Izo ngizo ariko kandi ntabwo umubiri uba uzikeneye. Impamvu cyangwa se bitubwira ko umubiri utaba uzikeneye ni uko uzazifata ukajya kuzisitoka mu buryo bw'ibinure. Uzabona abantu benshi wenda bakunze gusoma ku gacupa, bakunze kugira ibinure, abagabo bikaza kunda cyane, wenda abadamu bikaza ku maboko no kunda bikeya no ku mabuno. Hariya biba bikwereka ko umubiri udakeneye ibinure ku bantu bashaka, udakeneye alcohol ku bantu bashaka kugabanya ibiro. Ntabwo biba byiza rero iyo basoje siporo bakajya kurikipera bakoresheje cyangwa se basoma ku gasembuye, kuko gatuma umuntu ashaka kugabanya ibiro ahubwo birushaho kwiyongera, kuko ya nyota uvanye muri siporo, y'amazi watakaje, iyo ugeze ku gasembuye ahubwo urushaho kukanywa cyane ku bwinshi. Noneho ya rukoro za energy ziturutsemo zikajya kuba stoke mu mubiri. Umubiri ntabwo zikoresha ubundi rukoro umubiri ukenera, urayikorera, uyikora biturutse cyangwa se uyivanye mu byo twebwe tuba twariye. Umubiri ufite ubushobozi bwo gufata bya bindi twariye ugakuramo rukoro ushaka, ariyo twita cholesterol nziza cyangwa se
HDL, higher density protein. Ni ukuvuga ngo ubu tutamuye n'agatama umubiri wacu wakwikorera alcohol. Kwa gatama karyoha hari nyuma ya siporo. Hari abantu benshi hari ahantu ho guciringa, ariko nibyo kuko abantu benshi bagira ibyago by'umubyibuho ukabije iyo wongeyemo agatama ukarya inyama cyane muri kabisa, ushaka indiraza pe, ushaka ikinure kiraza, urumva alcohol nayo ministimira no gushaka kurya muri ako kanya nk'inyama, ukarya za nyama, ukarya brochette y'abana kigiye kabisa ku kinure uriba. Tukira aho ngaho nyine kuri alcohol nitwe n'inyama na siporo. Ubundi iyo umuntu avuye muri siporo haba umubiri hari ukuntu rekipera bitandukanye n'ibisanzwe. Iki kibazo ni cyiza, ariko buriya siporo buriya ni iyo uvuye muri siporo ni ikintu kidasanzwe. Iyo umaze gukora siporo buriya umubiri wawe uba wakoze ahantu hose ushonje, yaba ku nyota uba ufite inyota nyinshi, yaba ku nzara uba ufite inzara nyinshi, itari n'igifu gusa, n'utunyangingo twose tw'umubiri guhera ku bwonko kugeza ku gace ka nyuma ufite k'umubiri wawe kaba kanyotewe n'ikintu cyose uri bugahe. Iyo umubiri wawe uhaye ikintu kibi, ubwo umubiri wawe urakikonsoma. Yewe niba uhaye alcohol irahita yirukanka mu mubiri. Uriya alcohol iyo inababsorbe vuba cyangwa umubiri uyifata vuba, unayifata utarandagira no mu mwijima ahubwo igenda no mu gifu. Niyo mpamvu burya nk'abantu babaye utuzizi n'ubantu banywa inzoga kabisa kenshi anasinda kiyuhumuriza hari yita imwinjira. Rero alcohol mu kintu cyihuta mu mubiri, niyo mpamvu ivuye muri siporo umubiri wawe uba ukeneye kuwuha ibiwubaka cyangwa se iby'umubiri wawe ukeneye. Kuko iyo uhaye iby'umubiri wawe udakeneye byinjira vuba. Wakagombye guhita unywa amazi ahagije kuko umubiri wawe watakaje n'ubundi amazi. Mbibutse yuko ubundi alcohol inasohora amazi mu mubiri, amazi usangamo. Uvuga ngo alcohol imiterere yayo, alcohol yirukana amazi mu mubiri. Niyo mpamvu iyo uri kunywa inzoga ugume ugira inyota ushaka gukomeza kunywa. Inzoga zitandukanye na ji, kereka abana yenda nabo kandi si cyane. Ji ushobora kuyinywa ugahita uhaga ugahita umva ntukishaka, ariko alcohol kuyinywa niko inyota yiyongera. Niyo mpamvu abasinzi bagumye gushaka kunywa. Rero alcohol bisaba kuyitondera. Umuntu ukiva muri siporo agomba kunywa amazi ahagije, agomba kugerageza kurya ibintu bikomoka ku bimera cyane cyane kugira kuri wa muntu ushaka kugabanya ibiro, kuko buriya akenshi ibintu dukomora ku bimera cyangwa se bikomoka ku bihingwa ntabwo biba bifite ibinure byinshi, ntabwo biba bifite ibinyamasukari byinshi bibi ku mubiri w'umuntu. Tuvuye buriya nk'agasalade, ukanywa akaji naturel twongeramo isukari, ukanywa amazi ahagije nk'uko nabikubwiye, ukaza no kugira umwanya ukwiye wo kuruhuka. Hari muri gufata kamwe rero ahantu none hajya habaye rero ya alcohol kuko uyinyweye ufite inyota iragukuruga niyo ushaka kunywaho, wongereho n'urya akantu gato. Ushobora kurya akantu gato nk'akanyama ako kuri twavugaga wamwijemo ukawurya ugahita wumva umeze nk'umuntu uhaze, ahubwo inyota ukumva niyo kubana icyorezo. Iyo nyota y'icyorezo rero niyo izakujyana mu kunywa ya nzoga nyinshi, bigatuma bya biro washaka gutakaza bidatakara, kubera yuko ushyizemo inyama. Ubwayo inyama zifitemo amaproteine, zifitemo amalipide, noneho wongeyeho inzoga zigukuruye kubera niya nyota ya siporo, ugumya kunywa nyinshi. Icyo gihe rero twabonye ko igarama rimwe rya alcohol rishobora gutanga kalori umubare ntakibuka, ubwo ndi kwibaza nk'ikirahure kimwe gishobora kuguha n'ibibazo. Umuntu ashobora kunywa amacupa nk'atatu nimba ari kumwe n'abaga gakezi kose. Yes, ushobora kuba waba nk'ikiro cy'inzoga, ubwo ni kilo kingana na litiro tuvuye litiro y'ibyeri, ubwo uko bakarindwi, ubwo ndakeka ikiro gifite garama 1000. Wenda aho ngaho ntibisobanure neza kuvuga ngo ubundi ririya cupa tubona riba rivanzemo ibintu bigiye bitandukanye, harimo alcohol ku kigero runaka kuko barabivuga nka primus cyangwa nka mitsingi harimo wenda nk'umunani. Ubwo rero aho ngaho haba harimo wenda n'amazi bavanzemo, mbese ingredients ziba zigize ririya cupa ntabwo ari alcohol. Alcohol nyirizina nayo iba ifite igipimo runaka irimo muri rya cupa, noneho biba bishobora kutumenye amagarama ya alcohol arimo, nibyo biba bishobora kuduha ingano ya alcohol
mbumbe iri muri ryacu. Rero tukiri kuri buryo umuntu ashobora kurekipera amaze gukora siporo, ubundi yego umubiri uba watakaje amazi, uba watakaje imyunyungugu kuko ziriya mbaraga ukoresha hari ukuntu zimwe na zimwe ziba zakoreshejwe ziturutse mu myunyungugu, mu mavitamine iki, kuko umubiri ugenda ukura imbaraga ahantu hagiye hatandukanye. Twakomeje kubivuga ko umuntu aba akeneye amavitamine, imyunyungugu, amaproteine, biri ibyubaka umubiri mbese muri make ya proteine, amazi. Rero biba byiza cyane iyo umenye ngo cyangwa se iyo witaye kumenya ko ibiryo ugiye gufata cyangwa se ibinyobwa ugiye gufata bikize ku myunyungugu n'amavitamine, ukamenya ngo harimo amakarisiyumu kuko amagufa yawe aba agomba gukomera. Nyuma yo gukora siporo ugomba gufata ibirimo karisiyumu, ugomba gufata ibirimo potasiyumu, ugomba gufata ibirimo fere nk'uko twabivuze, ugomba gufata ibifite amafibre kugira ngo n'ubundi digestion y'ibyo ufashe nayo igende neza, ukomeze wumve umeze neza, umubiri wawe ukomeze wumve ufite imbaraga, mbese ukore mu buryo busanzwe bwiza bw'umubiri, uburyo ukoramo kugira ngo umuntu abone imbaraga zituma akomeza kumva afite ubuzima bwiza. Nibyo urumva aha mu by'ukuri abahanga mu by'ubuzima n'inama ku mirire biba bikeneye mu buryo bwihariye, kuko ntabwo twese dukora siporo. Tuve nkanjye urumva nari gukora iyo kugabanya, gutwika, kongera endurance, ariko hari n'abatlete, abakinnyi muri siporo bagira regime yabo, abakinnyi bagira ibyo bagomba kurya ku kigero runaka. Tuve niba ari umwatlete, ni umusportif, ni umukinnyi wa football, akeneye kuzajya muri competition, hari ibyo azarya ntabwo agiye ari byo ndya, kuko we n'ubundi nta bintu afite byo gutwika muri ako kanya. Ibyo akeneye ahubwo ni ukubaka umubiri, azafata nyine ibyubaka umubiri bikwiye bijyanye n'ibyo umubiri ukeneye. Nta nubwo akeneye kongera ibiro, afite bike nabwo baravuga ati kuzongera ibiro, icyo gihe bazamugaburamo n'ibyongera ibiro nyine. Akeneye nyine ibyubaka umubiri, azakenera bya birinda ndwara, za mboga, za mbuto tuba tuzikeneye ku kigero runaka, akeneye n'ibizatanga energy. Tuvuge nyine akeneye kwiruka, akeneye kugira imbaraga. Nko ku munsi wa competition ashobora kurya ifunguro ryoroshye ariko ritanga imbaraga, rifite ibitera imbaraga bihagije, akaba yaryamo nyine tujya tubona barya n'imineke. Uyu muneke ni mwiza ku mutima, ufitemo na potasiyumu, uzasanga barayirya cyane. Yaba abanyonzi b'amagare njya mbona bayirenza bajugunya udushishwa hariya. Umuneke rero buriya ari urubuto rwiza, nawe ndayikunda, ifasha kurinda umutima, ikongera na energy, kandi ari urubuto. Ndabibutsa yuko za mbuto zose nababwiye, imbuto nubwo zigira isukari, buriya bwoko bw'isukari y'imbuto ubundi ntabwo ari mbi, bayita fructose. Umubiri uyikoresha mu buryo butari vuba vuba, ku buryo byagira ingaruka bitandukanye n'ayandi twongera. Ntabwo kuko bigomba ngomba kunywa amazi nyine menshi, urumva ngomba kongera gukora utwo exercice tworoheje nimugoroba, ngomba kurya neza nyine nkarya ibyubaka umubiri, ariko njyewe nkeneye ubu ngubu kurya ibyubaka umubiri bidakize ku bifite amavuta, cyangwa se bidakomoka ku bikize ku mavuta. Aho nshobora kugenda nkarya nk'amashaza, nkarya amashaza, nshobora kurya ibishyimbo, ariko nabyo si ibyo byinshi cyane. Nshobora kurya agafi, ariko si ibyo byinshi cyane. Nshobora kunywa ibifasha kubona energy, nshobora nko gukoresha ubuki. Ubuki nabwo ni cycle composé, ntabwo iba mbi, cyane cyane ko nta n'ubundi burwayi mfite, urumva. Hanyuma haruhuka kandi nanone, ariko ndakora na ka massage. Ubu mu kanya rwose ndareba mu maseri amase za nyama zarushye kugira ngo arambure za nyama, arambure ya mitsi muri za ngingo hahandi nyine nababwiye ngo haba harimo imyanda. Ya myanda igomba gusohoka mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo mbashe kuruhuka neza. Hanyuma kandi nyuma yo kurelaxinga, urumva ugomba gusinzira pe. Umusportif udasinzira washrinkinga, wazikubita hasi, ntabwo wagira performance yahagije. Turimo tugana ku musozo, ubundi umuntu yagakoze siporo ingana gute? Wenda twihe igipimo cy'icyumweru, mu cyumweru wagakoze amasaha angahe, byakagenze gute? Akoze cyane, ni ikibazo cyiza. Buriya ikintu nababwira cyo niko buri muntu burya akenera siporo. Uhera ku mwana muto
kuzageza ku bantu bakuze b'abasaza b'abandi bashaje nyine mu byiciro by'abantu bagenda bakora imyitozo ngororamubiri mu buryo butandukanye. Hari ikintu turi kuvuga yenda abantu bamwe b'abahanga mu bijyanye na siporo bashobora kuzatuvuguruzamo kwitiranya siporo n'imyitozo ngororamubiri. Ubundi siporo ni ubwoko bw'imyitozo ngororamubiri ukora ufite intego. Bya bindi abantu bose bakora rimwe na rimwe n'imyitozo gusa kuko nta yindi ntego afite, ni ukwiyaniza, ni ukwiryohereza ubuzima. Ariko siporo uvugaga ufite gahunda wagiyewe iyi discipline runaka niyemeje nzakora iki inshuro izi mu buryo ubu kuzageza ngeze kuri iyi ntego. Niba ari umukinnyi wa foot cyangwa se wa basket cyangwa se wa volley abanzitoza gutya kuzageza tugeze kuri iyi ntego, tuzatsinda, tuzakina imikino n'ibindi. Niba ari umwatlete wikora ku maguru aba afite intego y'icyo agomba kuzagera. Nanjye ubu mfite intego urugero ndashaka gutakaza ibiro 4 kugeza kuri 5. Nziyemeza gukora mu gihe runaka kugira ngo mbigereho. Aha rero dufatiye nda ku rugero rwanjye, ariko duhere muri rusange. OMS igira abantu inama bashaka gukora imyitozo ngororamubiri ko bakagombye gukora n'abantu bose mu by'ukuri, si no kubishaka nubwo hari abatabikora. Umuntu wese mukuru akenera gukora nibura iminota itari munsi y'ijana 50 mu cyumweru by'imyitozo ngororamubiri. Ni ukuvuga ngo ni ubuzima busanzwe, uko turya, uko tunywa, runaka n'imyitozo ngororamubiri twakayongeye kwipura y'ibiryo turya iminota 150 ku muntu udafite ikindi kibazo, ku muntu udakeneye kugabanya ibiro, ku muntu udakeneye kuhorota, ku muntu udafite ikindi kibazo icyo ari cyo cyose. Umuntu usanzwe yagombye gukora imyitozo ngororamubiri mu gihe cy'iminota 150 mu cyumweru. Iyo ni imyitozo ngororamubiri mike cyane ishoboka. Ubwo ni umuntu udafite ikibazo. Ku muntu ushaka gutwika ibinure, ushaka kugabanya ibiro, agomba gukora amasaha menshi birenzeho. Nibura yagombye gukora inshuro zitari munsi y'enye mu cyumweru, zaba nke cyane zikaba inshuro 3 mu cyumweru, kandi akajya akora igihe kitari munsi y'isaha imwe. Ubundi umuntu usanzwe uri kwiyamiza ufite ibiro biringaniye, ufite ubuzima bwiza, ufite body mass index ye iri nomo, ni wabone turi kuvuga nyine nibura 150. Umuntu akora nibura nk'iminota nka 30 mu nshuro 3 mu cyumweru cyangwa enye cyangwa 5. Ariko nkaje ushaka gutwika ibintu ngomba gukora inshuro zirenze 3 mu cyumweru, kandi nkakora mu gihe kirenze iminota 45. Icyo gihe nimbikora nzabigira. Hanyuma hari ikintu cyo twibagira, uko wakora imyitozo ngororamubiri kose bigomba kujyana n'imirire. Ntabwo nava gukora imyitozo ngororamubiri ubwo natakaje karori runaka, natakaje imbaraga runaka, ningera mu rugo gite ninywera igikombe cy'amata, gite n'ijya brushette, gite nkubitaho igikombe cy'icyayi, gite nirira ibiryo bikize ku mavuta, ku muceri n'ibindi. Icyo gihe ntabyo naba nataka, ibyo natakaje nakongera nkabireka imbere. Rero iyo discipline y'imirire igomba gukurikira. Bwa mbere ari gukora imyitozo ngororamubiri ihagije, bwa kabiri imirire ikwiye, ubwa gatatu kuruhuka uko bigomba. Sam, urumva umufizio atubwiye mu by'ukuri nyene siporo, atubwiye ibintu bitekinike kuri siporo. Nawe gira abantu inama noneho ukurikije ya siporo umuntu yakoze iyo minota 150 wenda tuje ku muntu usanzwe cyangwa se wenda wari wakoze n'amasaha ashaka abe na 3 mu cyumweru, uko niki yajya arya mbere cyane nyuma yo gukora siporo no akazajya ku ntego runaka ashaka arusha wenda tuvuge ashaka gutakaza ibiro yajya ariko ipera iki. Yego murakoze cyane. Ubundi ni byiza cyane gukora siporo kuko siporo ni ubuzima. Siporo ituma imikorere y'umubiri yongera kujya ku murongo ukwiriye, umubiri ugakora neza. Rero yaba mbere cyangwa nyuma biba byiza yuko ushobora gufata imbuto mbere yo gukora siporo, ushobora gufata imbuto na nyuma yo gukora siporo ushobora gufata imboga n'imbuto. Ariko kandi mbere yuko ufata ibyo ngibyo nyuma yo gukora siporo ushobora gusoma no ku mazi kuko watakaje amazi menshi umubiri. Noneho ukaza kuba wafata nk'imboga, imbuto nyuma y'iminota 30 y'uko unyweye amazi, ariko nyuma y'uko usoje siporo. Rero ni byiza cyane gufata ibikwiriye nyuma yo gukora siporo kuko bituma umubiri wongera gusubira ku murongo, bya bindi watakaje urimo urakora siporo
ukongera ukabisubiza ku kigero gikwiriye, ariko kandi udafashe ibintu bikize ku mavuta cyane, ibikomoka ku matungo cyane, cyangwa se ibirimo alukoro, kuko ari bimwe mu bishobora gutuma n'ubundi umubiri nubwo wakoze siporo ariko umubiri urongera ugire imikorere mibi, kuko n'ubundi yaba alukoro ufashe igahita yongera igende umubiri uyihinduremo ibinure kugira ngo ibone ububiko mu mubiri, kugira ngo kuko umubiri wo ufata ibyo ubona udakeneye ugahita ubihinduramo ibinure cyane cyane nka alukoro n'ibindi binyamavuta kugira ngo bibone ububiko mu mubiri. Rero ni byiza ko umuntu afata indyo ikwiye nyuma y'uko akora siporo kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza, akomeze agire imibereho myiza, akomeze mbese yumve umubiri we utekanye kandi uguwe neza. Murakoze badukurikiye, ntabwo ibintu twabivuga ngo tubirangize, reka tugane ku musozo nshimira abo nari kumwe nabo muri kino kiganiro. Turi kumwe n'umuntu w'inzobere mu by'imirire yitwa Samuel, turi kumwe n'umuphysio by professional nawe yitwa Wizeye Dieudonné, muramenyereye ku biganiro byinshi kuri Horaho Life. Turacyakomeje gukorana ndetse na Samuel nawe yagiye kujya atugezaho ibirebana n'imirire, aduhereza inama zitandukanye ku mirire. Rero abadukurikiye, ikibazo mwazagira cyangwa se inyunganizi mwazashaka kuduha kuri kino kiganiro dukoze, mwazatwandikira muri comment, hanyuma ubundi ubutaha tukazakivugaho. Twiteguye kubagezaho ibiganiro bitandukanye byinshi, hanyuma